Nongeye ndabasuje inshuti za Mbariza TV. Twagarutse kuri bya bintu byiza cyane mukunda, bya bintu by'agahebuzo mutazi. Ntago ibintu ngiye kubabwira mwari mubizi, ngiye kubabwira ibanga nzi njyenyine, ariko ngiye kubasangizaho kubera mbakunda. Kora subscribe ubundi nkwibwirire ikintu utaruzi. Ikintu utaruzi ushobora gukorera umugabo wawe akishima, ikintu utaruzi ushobora kuruhuramo umugabo wawe uburyo kandi bworoshye. Ndavugana n'abamama, abakobwa nabo bakuze, pana umwana uri mu myaka 18 nago mushaka. Ndashaka abamama n'abakobwa bakuze bageze mu gihe cyo gushaka, abo nibo nshaka kubabwira uburyo ushobora kunyongera umugabo wawe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, uburyo ushobora kumunyongera ibintu bikagenda neza mu buriri muri gukora imibonano mpuzabitsina. Ubwo buryo ngiye kubwira n'ubukoresha ntawe uzakurusha urugo rwiza, ntago umugabo wazigera guca inyuma nukoresha uburyo ngiye kubwira. Dore uburyo n'ubu rero: igihe umugabo wawe muryamanye, usinzi positeri urimo, posiyo uryamyemo, ariko ugomba kuryama nyine bitewe na posiyo urimo. Igihe umugore ari gukorerwa uburyo bwa posiyo bwo kwibamba mwese murabizi, uburyo bwo kwibamba n'umugabo we amunyongera, amufasha kuzamuka gahoro ku gitsina cye, gahoro kuzamuka. Niba umugabo ari kuzamuka, nawe zamuka gahoro ku gitsina cye, akirinda ko cyavamo. Irinde wa mugore we, irinde ko igitsina cyawe igitsina cy'umugabo wawe kiva mu cyawe, byirinda. Ahubwo se nutera nuheta umugongo kugira ngo kinjire neza kandi kigera aho wumva wifuza. Aho wumva wifuza igitsina cye aba ariho kigera. Urumva? Uri kumva neza? Heta umugongo kugira ngo igitsina cyawe cy'umugabo wawe kize kigera ahantu uri kwifuza nyine ko kigera. Niba ari hagati na hagati kihagere. Ibingibi bikaba bigenda byongera uburyohe ku bagabo. Abagabo birushaho gutuma bumva ko ari abagabo, bituma nyine bibaryohera. Umugore kandi ashobora kunyonga igihe ari gukorerwa ubundi buryo, agafasha umugabo kumanuka gahoro ku gitsina cye, yirinda ko cyavamo kuko bishobora gutuma gihita kigwa, bityo umugabo akabihirwa n'imibonano mpuzabitsina kandi yari yishimye. Uri kumva wa mugore we? Irinde ko igitsina cy'umugabo wawe kiva mu cyawe, kubera kiba kiri ahantu hashyushye cyasohoka kikagwa. Urumva? Niba umugabo wawe yari afite igitsina mo imbere gishyushye, iyo gisohotsemo kirakonja, bityo gishobora guhita kigwa bitunguranye, kandi nanone kujya kongera kucyegura gusaba izindi mbaraga. Bityo rero gerageza buryo ki kitari busohoke ngo kigwe. Ushobora kwibaza ati se nanyonga mu buhe buryo? Reka mbukubwire. Iyo uganira n'abandi bantu bazobereye mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bakubwira ko uburyo bworoshye umugore yanyongeramo umugabo ari ukwandika 0. Ese urabizi neza ko ushobora kwandika 0 wa mugore we, cyangwa se ukandika 8? 8 tunawandika uti? Uwandika ukoresheje ikibuno. Ikibuno. Urumva kuntu wakandika 8 ukoresheje ikibuno? Igihe bari mu gikorwa nyirizina, hanyuma ugasiba uyu mubare ukoresheje ikibuno cye, ariko akirinda ko igitsina cy'umugabo kiva mu cye. Ni ukuvuga ngo niba uri gusiba wa 8 wanditse, cyangwa se ya 0 wanditse,
koresha ikibuno cyawe, aho wasoreje wandika bariho utangirira usiba. Nyonga mugore we, nyonga. Ibi ngibi bizagufasha kuba umugabo yaryoherwa kandi cyane. Rinda ikibuno cyawe nigituje ngo kizamuke, bityo igitsina cy'umugabo wawe kive mu cyawe. Byirinde cyane. Kandi kunyongera umugabo kandi abagore benshi bo mu burasirazuba bwa Afurika babifata nk'uburyo umugore yafasha umugabo kumurongora igihe yaba ananiwe kandi akeneye gutera akabariro. Ibi bikaba byarakorwaga mbere y'uko umuco wo gutegurana usakara ahantu hose. Ni ukuvuga ngo niba umugabo wawe arushye, avuye mu kazi ararushye, ariko nubwo arushye nyine arareba amatako yawe akumva rwose arashaka ko mubikora, arashaka ko mukora imibonano mpuzabitsina. Kandi mu gihe utazi kunyonga uzamenya umufasha ute? Ntabwo wabimenya. Wabishobora se gute? Nyonga, iga kunyongera umugabo wawe, iga kumunyongera. Ni ukuvuga ngo niba umugabo waje avuye ku kazi ukabona ararushe kandi akeneye ko muryamana, ukabona n'agatege, mwambure, umutegure, umujye hejuru, utangire ukore bimwe nakubwiye, umunyongere. Ibi bizamufasha cyane, azabona yuko uhari nyine tu, atabayeho kugira ngo abe ari we ubikora gusa nawe hari ikintu ushoboye. Benshi mu bagabo bavuga ko abagore bakagombye kwiga kunyonga. Urumva n'abagabo barashaka ko, bifuza ko abagore benshi bamenya kunyonga. Ni ukuvuga ngo niba wowe uri umugore ubizi, menya ko umugabo wawe wamutsindiye. Abagabo babo ndetse kunyongera abagabo babo, ndetse bakanamenya kubakorera n'udushya mu gihe barimo gutera akabariro mu rwego rwo kubaka umubano wabo. Ni ukuvuga ngo niba umugabo ashaka kumenya kunyonga, ntago ashaka kumenya kunyonga gusa, shaka n'utundi dushya, hindura. Niba wanyongaga ureba inyuma, hindura ureba imbere. Niba wanyongaga ureba imbere, reba inyuma, ko uri kureba ku ruhande. Udushya, umugabo nawe akeneye udushya. Ni ukuvuga umugabo arashaka udushya kugira ngo munoze umubano wanyu w'abashakanye, ndetse bakamenya byinshi ku byerekeranye no gushimisha umugabo mu buriri. Umugabo arashaka kumenya ukuntu wamushimisha muryamye. Nubwo hari benshi mu bagabo bifuza ko abagore bamenya kunyonga, hari n'abandi bagabo bidafasheho. Hari n'abandi bagabo bumva ko wanyonga utanyonga biba biraho nyine. Ariko nanone kunyonga ni ikintu cy'ingenzi. Uwo mugabo uvuga ngo nubwo ariko ngo hari abagabo benshi bakunda kunyonga, hari n'abandi bagabo bumva ko kuba umugore atabimukorera ntacyo byamutwara, ahubwo agashimishwa n'uburyo umugore wamwereka ibyiyumviro bye mu buriri. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo utishimira yuko umunyongera ntago abizi, ntago azi ibyiza byo kunyonga. Aramutse abimenye, utananyonze mwabipfa. Uyu mugabo utaramenya ibyiza byo kunyonga ntago yamenya. Iyo utararya ikintu ntago wakirarikira, ntago wararikira icyo utazi. Ni ukuvuga ngo nunyongera umugabo wawe, nubwo yaba atabizi, azajya akubwira muhora ari byo munyonga, ari byo mukora. Shimisha umugabo wawe, umunyongere. Umunyongere ukora muri bwa buryo nakubwiye. Ibi bintu nubikora bizagufasha kubaka urugo rwawe neza, bizagufasha kwereka umugabo wawe ko umukunda kandi ko arushe nawe wamufasha. Reka nsubikire ahangaha, nzaza n'ikindi kiganiro cyiza cyane. We kora subscribe, ikintu cyose nzashyiraho ako kanya kizahita kikugeraho kandi vuba. Urakoze cyane, uryoherwe no kunyongera umugabo wawe.